Ariko se Deni, ubona ko ibi bizagezaho urugo rwacu? Ubwo se icyo kibazo urakibaza? Ntakibaza se, nsigaye nteka nturye, nakuvugisha ntuvuge, mbese usa naho ahari utakinshaka. Ese nzigendere ntukinkeneye? Uzi neza ko nagukunze, kuko iyo ntagukunda ntabwo nirirwa nkugira umugore. Ariko nanone imyitwarire ufite by'umwihariko muri iyi minsi rwose yarambabaje. Nyuma y'uko Josiane atandukanye na Shema umusore yakundaga, mu cyicaro uwo musore yari yarahozemo ntabwo hari ubusa, ahubwo hari Denis umugabo w'abandi, nawe wari ufite ibibazo mu rugo rwe. Rero kuko Josiane yasaga n'umaze kurambirwa kwigira uwo atari we, yabwiye Denis ati: mu by'ukuri nta gahunda yo kuza aho ngaho ejo nari mfite, ariko nanone Deni, sinifuza icyakubabaza. Niba koko wumva ko ejo ukeneye ko twahura, ndabikwemereye tuzabonana. Ntiwumva noneho? Ariko nanone sinumukora ikintu wumva udahamanya n'ubwenge bwawe. Humura, kuko nabonye ko muri ubu buzima rimwe na rimwe bisaba ko twigomwa kugira ngo tugere ku cyo dushaka. nanjye rero nubwo bisa n'ibingoye, nzagerageza nze duhure, umenye kuko ntekereza ko utanyibuka. Rwose ndifuza ko ubucuti bwacu bwagera ku rundi rwego, kandi umva ko bitagira aho bigera kinewe tutaziranye. Rero ni ngombwa kuza tugahura tukaganira, nkamenya amakuru yawe. Nanjye nifuza kuganira nawe turi kumwe Deni, nkareba niba iyo mihangayiko umazemo iminsi itarakunanuye. Kunanuka byo ntabwo byabura, kuko nsigaye numva kurya rwose ntacyo bikimaze. Ijya ugerageza wiyiteho, ejo ntazakubura nkubona kuko byambabaza cyane. Josiane amaze kuganira na Denis, yabwiye Mutesi ko noneho amwemereye ko bazahura, ngo ndetse ahise amwohereza amafaranga azifashisha muri urwo rugendo. Mutesi rero yahise amubwira ati: uko mbyumva, ndumva rwose uwo mugabo akomeje, rero ni ngombwa kujyayo. Ariko se Josiane, ubu nakubona akakwanga bizagenda gute koko? Josiane ati: rwose nambenga bizambabaza kuko nsigaye numva naramukunze cyane. Nari ntangiye no kujya mwereka ko mwitayeho mu gihe turi no ku kazi. Rero nawe aramutse anyanze, yababaye nk'unjomba mu gikomere natewe na Shema. Nuko Mutesi aramubwira ati: reka wenda twizere ko nakubona azemera ukamubera umuhoza, akajya areka gukomeza kubabazwa n'uwo mugore w'indashima utazi ko abagabo babuze. Josiane nawe ati: ubu se nzambara nte noneho? Mutesi tugomba kuzambara imyenda isobanutse, ahubwo se ubwo uzabona uko ujya mu kazi? Undi ati: ubwo se urumva nasiba akazi nkavuga ko nagiye? Ibyo ngomba gukora byose nzabikora nabanje kujya mu kazi. Mu gitondo cyakurikiyeho, Denis yabyutse yitegura kujya mu kazi, n'umugore we abyuka ashyashyana ngo arebe ko yagenda hari icyo ashyize mu nda. Ariko Denis yari amaze iminsi asa naho ibiryo by'aho ngaho atakibyikoza. Ubwo rero yari amaze kuva mu bwogero, umugore we yamusanze mu cyumba maze aramubaza ati: ese umeze ute mugabo mwiza? Ntambaze uko ameze ntabwo kubona. None se kumbwira nabi kandi nifuza kumenya uko umeze? Ni wowe uba biteye wumbaza ibyo uzi nkaho utabibona. Ariko se Deni, ubona ko ibi bizagezaho urugo rwacu? Ubwo se icyo kibazo urakibaza? Ntakibaza se, nsigaye nteka nturye, nakuvugisha ntuvuge, mbese usa naho ahari utakinshaka. Ese nzigendere ntukinkeneye? Sandiri, uzi neza ko nagukunze, kuko iyo ntagukunda ntabwo nirirwa nkugira umugore. Ariko nanone imyitwarire ufite by'umwihariko muri iyi minsi rwose yarambabaje. Rwose nanjye nzi ko muri iyi minsi nakubabaje, ariko se byibura wambabariye koko? Zisabye waratinze Sandiri, rwose siga numva nta mbabazi mfite zo kuguha. Nta kibazo, ngaho byibura ngo nurebe icyo naguteguriye, ureke kujya ku kazi ushonje,
ejo utazagwa no mu nzira uzize inzara. Inzara mfite izanyica ntabwo ari igifu, ngiye kwicwa n'inzara y'amahoro. Rero kungaburira nkahaza igifu, umutima wishwe n'umwuma, ntekereza ko n'ubundi ntacyo byamarira. Ariko Deni, ubu koko ugamije iki? Ahubwo wowe wakoze ibiri ugamije iki? Cyangwa utekereza ko ibyo ukora wihishe bikuma aho wabikoreye? Ubwo se ushatse kuvuga iki Deni? Utangiye no kunshinza ibinyoma koko? Uzi neza ko atari byo bigushinja, ahubwo bishinjwa n'umutima wawe uhora usaba guhisha ukuruzi. Denise yahise asohoka asiga uwo mugore yijojota ngo arambiwe guhora amushinja ibyo atazi. Denise rero yashatse akanya avugisha Josiane ngo yumve niba gahunda baraye bahanye itigeze ihinduka. Josiane yamubwiye ko ari mu nzira aza, ko rero bari bubonane nyuma ya saa sita ndetse banavugana aho bari buhurire. Icyo gihe koko Josiane yari ari mu modoka itwara abantu mu buryo bwa rusange ariko agiye mu kazi. Rero uwo mugabo yagize ngo uko ahari Josiane ari kuza i Kigali. Denise rero yiriwe ku kazi, mu gihe yari ku kazi yiriwe adatuje kuko aba agatekereza ibyo agiye gukora. Uruhande rumwe akumva si ibyo yarakwiye gukora, ariko ku rundi akaba nta kundi aribyo bikwiye kuko abatekereza ko ibyo ngibyo byibura aribyo byamufasha kwibagirwa ubuhemu yagiriwe n'umugore we. Ibindi byose rero akorewe yari yarashoboye kubyihanganira, ariko kumuca inyuma byo byaramushenguye ndetse no kubyihanganira biramunanira. Ubwo rero igihe cyo kujya guhura na Josiane wiyitaga undi cyari kigeze, yakinze ibiro bye afata igikapu cye ava aho ngaho. Ariko ubwo arataragenda yahuye na Metere amubaza aho agiye, undi amubwira ko agiye kuri banki ngo kuko hari ibintu bagiye gutumiza mu mahanga. Metere amubajije uko mu rugo bimeze, undi amubwira ko atakitega ko umubano we n'umugore we waba mwiza, ko rwose yamwanze burundu kuva wamuciriye inyuma. Metere ariko aramubwira ati ariko Deni, kurakara bigeze aho ntabwo ari umuti w'ikibazo. Nibyo koko birababaje, ariko kandi ukwiye kwihangana ndetse ukagerageza kumubabarira kuko ayo makosa yaguyemo nawe wayagwamo. None se ubona nta kwicisha bugufi afite? Undi ati yabura kwicisha bugufi ate azi amafuti yakoze? Ariko ibyo akora byose ntacyo byahindura ku mwanzuro nafashe. Metere ati umwanzuro ki? Urashaka gutandukana nawe? Undi ati buretse uzaba wumva. Nuko Metere aramubwira ati nizeye ko ibyo uzakora byose uzabikorana ubushishozi. Denise yahise akomeza ajya guhura na wa mukobwa yarasigaye yitezeho ko ari we waba isoko y'ibyishimo umugore we yari yaramuvukije. Ubwo ariko Josiane we yari yagiye kare, ari mu nzira agana aho bari bavuganye ko bari buhurire. Wese yari ahangayitse ku giti cye. Josiane yibazaga uko biza kugenda nibaramuka bahuye, umugabo akamubwira ko atari we yashakaga kuko amafoto yamwoherereje ataraye. Akanibaza niba azakomeza gukorana n'uwo mugabo kandi amaze kumubenga akumva bizamugora. Nanone Denise wari waramaze gusa n'utegura indi gahunda atarigeze abwira uwo mukobwa, nawe yibazaga niba iza gucamo nk'uko yayiteguye, akagenda asenga Imana yisaba kumufasha bikagenda nk'uko yabiteguye. Denise ahageze yaparitse imodoka ku ruhande ariko ayigumamo, ubundi ahamagara Josiane witaga undi ngo amubaze ahageze. Icyo gihe Josiane nawe yari yahageze ndetse yanamaze kumubona, ariko yari yanze kumwereka ngo atamwangira ku muhanda akabura aho wongera icyo kimwaro. Ariko agera aramwitaba, ndamubwira ubwoko bw'imodoka arimo ngo naze amusohoze. Josiane rero yafunze umwuka amera nka bya byihebe bidatinya urupfu, ubundi ajya aho imodoka ya Denise yari iparitse. Denise icyo gihe yararimo abunza imitima yibaza uko uwo mukobwa asa, niba koko ari mwiza nk'uko ku mafoto yari ameze. Nuko mu gihe yari akiri muri ibyo ajya kubona abona Josiane aje agana aho yari ari. Ese atangira kwibaza Josiane yaje gukora aho ngaho kuko arazi ko we ari ku kazi. Josiane rero amugezeho, Denise amubaza ati Josiane bitese kuri aha ngaha ni amahoro? Ni amahoro. Aramusuhuza
nuko Josiane amubaza niba nta kibazo yakwinjira akagira icyo amubaza. Undi atinjira nta kibazo. Josiane rero yakinguye imodoka maze arinjira, nuko Denis aramubaza ati biteze Josiane waje hano biki? Kandi sinakubonaga mu kazi. Nibyo mu kanya nari ndi ku kazi, ariko hari undi muntu nari mfitanye gahunda nawe, niyo mpamvu ndaha. Tambwira ko ibyo nanjye gutekereza byaba ari ukuri. Rwose nibyo Deni, ntakubeshye, nijye tumaze igihe tuganira. Ko si ibyo birashoboka? Rwose nibyo, ntabwo nkubeshya Deni. Denis rero yamaze akanya gato asa n'utekereza kuri icyo kintu. Josiane nawe aramubwira ati rwose umbabarire, nanjye sinzi uko byanjemo ndabikora. humura Josiane, ariko menya ko nkoresheje amakosa akomeye. None rero nkuko ari wowe utumye nyakora, mfashe ntuntenguhe, nkomeze gahunda yanjye nkuko nayiteguye. Bigenze bite se kandi? Icyo gikapu ubona aho inyuma kirimo amafaranga ya boss, kandi ntabwo ndi buyamusubize kuko n'ubundi nayamuha cyangwa ntayamuha ni hahandi nzafungwa bitewe n'igihombo maze iminsi ntera ikigo. None rero nari napanze ko mfata n'aya mafaranga bari bampaye ngo njyane kuri banki dutumize ibintu, nyagira impamba njye niwo mukobwa wiyitiriye tukigendera. None dore nsanze ari wowe. Josiane rero ibintu ntibibiri, uremera koko dukomezanya urugendo nkuko twarutangiye, cyangwa se ugende wikomereza akazi nkomeze urugendo wanshyizemo? None se Josiane arakora iki? Aremera kujyana na Denis cyangwa arasubira ku kazi? Nasubira ku kazi se ntazabwira boss ko Denis yacikanye amafaranga? Naho muri season ya 2 y'iyi nkuru mwakoze gukurikira iyi nkuru. Nyumva ni urubuga rutambuka inkuru zigususurutsa ugatandukana n'irungu. Niba wifuza kujya ubona inkuru zacu mu buryo bworoshye, ukore subscribe. Ibitekerezo bijya muri comment hasi aha, no gusangiza iyi nkuru abandi no kubaha ikaze mu muryango w'abakunzi banyumva. Naho ubutaha gumana natwe ntiwicwe n'irungu.